Yes, ibihe byiza kuri Kibiganza Media TV. Nizere ko aho uri umeze fresh, nizere ko ibintu ari gatanu ku kandi niba bitanameze neza reka nkiyanganishe. Burya ngo umuririmbyi yararirimbye ngo ibi ni byiza ngo tubibonera ubushake bwayo. Niyo mpamvu rero twihuse cyane inkuru itugezeho live twibereyeyo kabisa. Ibintu byari bibabaje, abantu bari mu gahinda, aho uyu mugabo uzwi nka Honorable Bamporiki avuye mu rukiko kabisa. Urukiko rukaba rumaze kumukatira imyaka 4 y'inhazahabu ya miliyoni 60 y'amanyarwanda ku byaha aregwa. Akaba yaremeye yuko ibyaha yabikoze, ariko ku rukiko kwibajije byinshi. Ese turajya kureka umuntu ubwe yiyemerera icyaha tumureka asubire mu rugo? Baya babona yuko uko bisa kose nabo ubwabo babigayishije nk'abacamanza. Ku rundi ruhande ngira ngo mwagiye mwumva ko umwavoka wa Bamporiki we atigeze yemera yuko uyu Bamporiki yakoze icyaha cyo kwaka indonke. Mu gihe we yavugaga yuko Bamporiki ari nk'ishimo cyangwa se ari nko kumushimira ku byo yari amaze gukora. Ngira ngo urubanza mwagiye murukurikirana mu buryo bufatika cyangwa mu buryo buhagije. Byagiye bica ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane. Kuri iyi nshuro rero bakaba bamaze kumukatira iyo myaka 4. Wakwibaza ngo ese iyo myaka 4 nk'ibisanzwe mu minsi ishize yose ngira ngo Bamporiki yaburanye yiberewe mu rugo, n'igihano bari bamuhaye ndetse cyari igihano n'ubundi cyamwemereraga gusubira iwe mu rugo, akajya akurikiranwa yiberewe mu rugo. Ese kuri iyi nshuro araza kugomeza kwiberewe mu rugo cyangwa ni down imageragere? Ibyo ngibyo ntago tubizi, sinzi uko biri buze kugenda. Ariko Bamporiki ngira ngo aramutse koko atajuriye muri aka kanya amaze gukatirwa, ngira ngo nta yindi dosiye yindi cyangwa nta bindi byo kujyaho uretse kuba bamumanura agasanga y'abandi nyine nk'uko n'abandi imbati bari bamazeho iminsi. Gusa uyu Bamporiki abantu bakagumya bagenda bavuga yuko hari icyizere cyo kuba yarekurwa, kubera ko uyu Bamporiki yagerageje gusaba His Excellency Perezida Paul Kagame imbabazi z'icyaha yakoze. Asaba n'imbabazi abanyarwanda, ngira ngo mwagiye munabibona kuri Twitter yiwe, yabitwitinze nyine asaba imbabazi z'ibyaha nyine yaba yarakoze. Asaba abanyarwanda imbabazi. Ngira ngo urukiko rumaze kubona iyo tweet, ngira ngo ni kimwe mu bimenyetso ushaka kuba byaragaragaye yuko Bamporiki yiyemerera icyaha. Gusa abantu benshi bakavuga ati kuba yiyemerera icyaha umwavoka wiwe atemera icyaha, ibintu biraza kugenda gute? Niyo mpamvu rero tubabereye kuri tele kugira ngo tumenye dukurikirane inkuru zanyu umunsi ku wundi, tubagezeho inkuru gatanu kandi ziri update kandi ziri trend. Yes, ni ku rukiko rero niho byabereye. Muri kubibona rwose ntago ibi bintu byari byoroshye. Ngira ngo na Bamporiki ibi bintu byamutungaye cyane ko abantu benshi bibazaga ngo ese uyu Bamporiki aremera icyaha, umuburanira ntiyemera icyaha, ese ibi bintu biraza kugenda gute? Gusa ntawamenya niba najurira, hari icyizere cy'uko ashobora kuza kongera gusubirirwamo urubanza. Anyway, bashobora kuba bamuhereza wenda igihano gisubitse nk'icy'imyaka 3 cyangwa 2, ntawamenya. Ibindi ni ukuza dukomeza dukurikirana, kandi mbibutsa yuko na prescride urubanza rwe ruregereje. Ngira ngo niba atari kuri tariki 5 z'ukwezi kugiye kuza, birashoboka yuko nawe nyine hamwe n'Imana buriya yasenze ibyo wenda bishobora kujya ku murongo. Gusa Bamporiki nyine nuko nguko imyanzuro igenze. Hari benshi rero bari kwibaza ngo ese ahita mageragere, ese aragumiwe mu rugo? Ibyo ngibyo nyine ni ibintu turagenda tugumya kubagezaho gatanu ku kandi, kubera ko nicyo twiyemeje nyine na kazi kacu dushinzwe umunsi ku wundi. Mu by'ukuri uko mbyakiriye nta kundi nabigenza, kubera yuko buriya itegeko risumba amabuye kuremera. Icyakoza
muri ibi bihanahawe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge birashoboka yuko aka kanya ashobora kuba ajuririye ashingiye ko umwavoka we yavugaga yuko atakiriye indonke ahubwo ko ari ukwihesha ikintu cy'undi kwihesha ikintu cy'undi rero ngira ngo ni mu myaka 2 bitarengeje imyaka 3 y'igihano cy'igifungo. Ibyo ngibyo rero kandi iyi myaka 2 iranasubikwa buriya mu myaka 2 igihano cyitwa kwihesha ikintu cy'undi bashobora gusubika imyaka aramutse ajuriye kandi Bamporiki nibwira yuko mu by'ukuri ibi ngibi ubwabyo byonyine kuba yarabwiye umucamanza akavuga ati nabo babibone kuko kuri ururimi rurashukana. Bamporiki hari uburyo yajya avuga akavuga ko ari icyaha atari byiza kwakira ariko urumva akarimi nyine ururimi rurashukana. Ariko uyu musobanuro nigira yuko ku rwanjye ruhande nka pasiteri ntabwo namusabira kujya mu ibohero nka pasiteri nasaba ko Imana yamurengera akajurira yambara kujura hagashingirwa ku itegeko runaka rigubotora Imana ikamugobotorayo hanyuma akaba yiza akaba abonye ikigwa cyo kutakira indonke cyangwa se cyo kwihesha icyuho. Bamwe mu bantu benshi bari bafite icyizere yuko Bamporiki Edouard ashobora kuba barenga bitewe n'uko yasabye imbabazi yabinyujije kuri tweet ziwe yemera icyaha ubushinjacyaha noneho buza kumusabira imyaka 20. Ese tubifate ko kuba ahawe imyaka 4 harimo n'imbabazi yarasabiwe kuri Twitter cyangwa se yarasabiwe no mu ruhame akanaburana yemera icyaha, tubifate ko harimo kumugirira imbabazi ndetse no kuba yaciwe miliyoni 60. Ariko eminyawe wowe mwabanyamakuru mwese muri hano nabagira ubusa ndamubona reba gereza amageragere yahuriramo Bamporiki na Karasira na Idamange. Iyo gereza urimo urayumva ariko iyo gereza murayumva gereza ya Karasira na Bamporiki na Idamange. Rero urumva ku rwanjye ruhande Imana icira inzira Bamporiki ifate umwavoka we areba itegeko ryagubotora Bamporiki mu bujurire hanyuma umucamanza azashingire ku itegeko riteganya Bamporiki aba yahabwa igifungo gisubitse hanyuma yenda kubijyanye na miliyoni 40 zozo muri ya miliyari yavuze zo nibwira ko leta yagira uko nibwira ko azazishyura ashobora kuzigabanyirizwa. Buri umuntu ajuriye umuntu ashobora kujura yibwira ko ari butsinde ugasanga nibwo yiboshye. Ariko ku rwanjye ruhande ndasaba Imana ishobora byose ngo Bamporiki haboneka itegeko rimugobotora ry'ubujurire noneho najurira Imana izamurekure kuko hari ibyo nashingiraho buriya reka nkubwire baca umugani mu Kinyarwanda ngo ikibi gitabwa iwabo kandi gihanirwa iwabo. Bamporiki Imana yo mu ijuru imugobotora ijambo yaba yaravuze ngo nyina yamubwiye kubijyanye n'umugore w'umututsikazi ko yaba yarashatse umututsikazi. Rero abantu bamuhaye urwamenyo Imana imukiza amenyo y'abasetsi, Imana imurinde imugire neza kugira ngo itamusubirizamo ijambo yavuze ugasanga ubuhanuzi bwa nyina burasohoye. Kubera iki uvuze ngo reba gereza yabirimo Idamange irimo Karasira irimo na Bamporiki bishatse kuvuga iki nk'umuntu ukurikiranira hafi ibibera mu isi ya politike kubera iki ubivuze gutyo abo bantu bombi ukabahuza kandi ibyaha bakurikiranyweho atari bimwe? Urabona ndabyibuka Idamange igihe yafatwaga Bamporiki yegeze kugenda nk'umuntu wiganye muri Yerika ajya kumugira inama aramubwira ati nyamuneka Idamange ibi bintu urimo urakora ibi bintu urimo uravuga ntabwo ari byiza aho kugira ngo Idamange yumve icyo Bamporiki amubwiremo inama ahubwo Idamange amuteza isi aravuga ati Bamporiki yatumwe na bakanaka kugira ngo mu bintu nk'ibyo mbese byinshi mwese murabizi nk'abanyamakuru. Hanyuma ikindi cya kabiri Karasira murabizi ubwe ni umuntu wiyamaga Bamporiki Edouard mu bitangazamakuru bitandukanye. Rero uyu munsi wa none nibwira yuko cyahoze umunyarwanda cy'umugani ngo so nta kwanga kwita nabi Bamporiki nawe uviryoze Bamporiki ubwo rero urumva nawe urabyumva. Rero Imana imurinde mu izina rya Yesu kugira ngo imukize gereza ya mageragere igihano gisubitse kiboneke n'igihugu kandi kibuke. Ndibuka ijambo ryitwa ndi umunyarwanda
kuba nta muhutu nta mututsi nta mutwa, ndi umunyarwanda. Bamporiki ari umwe mu bantu batumye ndi umunyarwanda iboneka. Kandi nitwibuka neza, Bamporiki ajya no kuvuga yitiriye izina nyina, aravuga ngo nyina yamubwiye ngo mwana wa uri wenyine nkubwire egera hirya, kwari ukugira ngo yigishe abanyarwanda. Ariko wari uzi ko ni pasiteri, uzi ko ushobora kuzana story itarabayeho mu bakirisitu kugira ngo ufate imitima yabo. Buriya na Bamporiki ushobora gusanga nyina ataranabivuze, ari story yagira ngo akubita abanyarwanda muri ndi umunyarwanda, igishe ndi umunyarwanda kugira ngo abanyarwanda dufatwe. Reka mpite mbihuza n'ejo no kuba umukinnyi wa filime witwa Ndimbati yararekuwe cyangwa se yarahanaguweho ibyaha, akaza kurekurwa uyu munsi, ari kwidegembya, ameze neza, yabonye ubutabera nk'uko yabyifuzaga. Byo urabivugaho iki? Ibya Ndimbati rero buriya amategeko twe tureba nk'abantu, turebesha amaso, ariko itegeko ryo rifite icyo rivuze. Ni nayo mpamvu turimo turanavuga ngo kuri Bamporiki hari abantu bari bazi ko Bamporiki ari umutoni kuri perezida wa repubulika, hari abari bazi ko Bamporiki ari umutoni ku mategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko icyo nenda kuvuga, ubutabera bwitwa ubutabera. Tujya twumva ba perezida barengutse muri za sentare bagiye mu gucibwa imanza, perezida wa South Africa ntuze yagiye mu bucamanza, hari n'abandi tujya twumva ku isi. Rero Bamporiki ntabwo ari agati kadatemwa, ntabwo ari ibuye ridasaturwa mu mategeko y'u Rwanda. Ariko n'urugero rwiza rw'umutegetsi wafungiwe mu rugo, kuba urugero rwiza biriya, ahubwo iyo ababyaga byiza n'abandi bose, ubutabera, ribu, ubushinjacyaha bakekaho ibyaha bakajya bafatwa bagafungwa bamaze kwemezwa ibyaha, kubera yuko gereza zaruzuye. Mageragere uyu munsi wa none Ndimbati ngira ngo yatubwiraga ati abantu bari buzuye ari benshi, kandi leta ihahombera umuriro, ikahahombera ibishyimbo, ikahahombera amafu, ikahahombera isukari, ikahahombera ibintu byinshi. Oro yo kugira ngo bajye bafata umuntu wese uketsweho akantu bajyane muri mageragere cyangwa mu yindi gereza, ahubwo bajya bafata uwo muntu bakamufungira mu rugo, ya tekinike systemu agacungirwa mu rugo, aho kugira ngo ajye guhombya leta, abantu bajye kuzuza za toilette zuzure, leta yongera icukuze ibiki byose, ihaha ibyo kurya, usangira atanga amasoko n'ibiki byose. Leta nireba uburyo ibisuzuma, igabanya gereza, igabanya abafungwa, ahubwo bashaka imirimo ifitiye igihugu akamaro bajye gukora. Umbajije no kuri Apotre Mutabazi, abatwa b'i Burundi, umwe yaravuze ati kandi muzazira karimi kanyu, undi ati wo mu rubingo mwumve nkombe. Mutabazi rero ibyo yifurije Bamporiki, nawe uyu munsi wa none igiti cyagwira Bamporiki nawe cyamugwira.